kukibya mane bavunyisha mukanya mbwiye Cadette ngo mbwire barushinja nganyiko ngo ataza kuvaho yimira abashyitsi bagendera umuryango. Ndashima Imana rero ko bageze amahoro. Munyemerere kuva mu gitondo izuba rikirasa twagiye twakira abashyitsi bagendera umuryango dukoresheje ryazimanura rutayandi. Iyo mvuze imanura rutayandi bazira wicaye nyuma hari abahita byumva kuko asobanura iby'umwuka kundusha nanjye nkaza mukurikiraho kuko nyuma pastor haza abadiyakoni aho kubera ko hari pastor muri dushyize imbere y'Imana. Kuba turi hano iyi gahunda yahereye mu bwami bwo mu ijuru natwe mu isi tuje kwihesha umugisha Imana yacu yabwa icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana ishobora byose, murengezi w'ubugingo bwacu tugushimiye uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko uri Imana itegura kandi igasohoza. Ni wowe uduhereza kubyara abakobwa n'abahungu, ni wowe urera ugakuza, izina ryawe rishyirwa hejuru. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza w'umunezero mu ruhande rw'umusore, mu ruhande rw'umukobwa. Data wa twese uri mu ijuru, tukweretse gahunda zose Mwami Imana z'uyu munsi. Umuyobozi umufashe, twese ababutashye utugirire neza, ibyo kurya n'ibyo kunywa bibonekamo ubihereze umugisha. Gusa Uwiteka Nyiringabo, reka imitima yose n'ubugingo bwose buri hano ukuzamurira icyubahiro k'Uwiteka, ibyo ukora kari byiza iminsi yose. Urakoze Uwiteka Nyiringabo, gabana natwe sicyo twirukanye n'imyuka mibi, ibyatuvangira ubirwanye. Gusa tuguhaye iyi gahunda yose uko tacu bwikana, abamarayika baturindira umutekano muri byose. Gusa Uwiteka bikomeza kimwe ku kindi, ishimwe ribijya kuri umwami nyiribihe bwa Kristo umwami wacu. Amen. Arakoze pastor n'umwenyenzi w'umuryango kandi babizi ko umwenyenzi wa kano karere kacu kose ka Nyamagabe n'intara y'Amajyepfo imutumira. N'ejo muri twagiye gusura i Nyanza twibuka amateka gihangomije hanze nka n'u Rwanda, nawe yari ahari mu bandi bingingiraga u Rwanda kugira ngo amahoro akomeze ahinde, icyorezo cya COVID kigabanuka mu izina rya Yesu. Mwumvishe ko uyu munsi ari ibintu bagabanyije kubera Imana. Leta yacu Imana ikomeje kuyifasha no kubona uburyo yo gusenga byumva n'isefo ry'abayobozi n'ubundi Imana yariyumvishije. Mwumvishe ko twongerera amasaha ariko dukomeze twirinde tugendere iwacu umuryango nuko twabaye. Ntabwo twababwira impamvu twabatumiye tutabanje kumurikira Imana nuko twimereye. Kuva ku itariki ya mbere umwaka ugashinda ugataha nuko tubaye hadi iwacu mu Bunyambiriri. N'amateka yo mu Bufundu turaza kubabwira ndetse no mu Nzanda bw'Epfo bwa ruguru tuze kugera tubabwire nayi wanyu tumaze kuyahuza no mu Rwagasabo. Nabonyemo ugiye mu ruhanga rwuje ubwuzu bamwe twita abanyirabyano binini binezi. Nabonyemo n'abasore beza badusire tutisize dufite imisembi ya karisimbi. Nabonyemo n'abakobwa beza nibativumbura bazamenya kugira impano yo gutunganya umutozo. Muri beza ariko si bya ntabwo Kristo ariko muri beza n'abivuze n'amazi. Gusa muzakomeze inzira mwatangiye yuko abanyarwandakazi beza nk'abanye ko bababyaye. Ariko nubwo mbishimiye ntabwo mbahaye ikaze. Mubyeyi urabizi ko naho turutegera umutaka mu gihugu Kanseri Musaka kandi nakuze nzi ikitugwa mu mirimo. Unyemera uburenganzira bwanjye bugarukira nahangaho ukoresha ubwo cyukuruka mu byimbo. Urasinya guhamya indinda wumvikanisha impamvu umuryango mwiza wawutumiye aya masaha izuba ryamaze kurenga amahanga abagabo. Bashyitsi bahire musanze umuryango Gahunga turimo twataramye, turimo turaganira aho tugeze twesa imihigo kugira ngo namwe nk'uko iwanyu bimeze iwacu mu Bunyambiriri tugeze hafi mu cya kabiri cy'umwaka aho tugeze twesa imihigo mu buhinzi, mu bworozi, mu gutera amashyamba, imvura ni nyinshi ndetse no mu kurwanya icyorezo cya COVID. Ubu rero musanze twataramye turabishimiye kandi tunejejwe nuko musanze iwacu ari amahoro mwicare mukubwe neza. Nagira ngo mbanze musasire mubwire ko iwacu ari amahoro, nagira ngo munyemerere bahaguruke dusuhuzanye n'umuryango. Twipimishije kandi twaranakiriwe ingingo zose mu buryo bwuzuye. Ibyo bwira ko rero
Imana ishimwe kuko murakoze cyane. Murakoze muri twese tunyotewe n'ubuki Rwanda n'ubuki n'ubunyambiriri hafi ya Nyungwe ni umukipfu cyatsi cyitwa umukipfu cyareze kansigeho bikanongera isomwe usoma bukavyara mubwire umwenzi akomeze urutoki. murakoze cyane. nuko azi iteka ryose tutegura umuvure w'umurarano uw'indembere wajyananye no gukiranuka kwacu. Ariko nyemerere nakuze n'urugwiro kugira ngo nemere urwamo ntabwo ruba mu muryango mbere yo kugira ngo ngabwa mushimire cyangwa umubwire impamvu wamutumiye reka ntijye ku muziritsi yoroshye ikiziriko. Siko bimeze neza. Tugeze mu kwezi kwa gatatu k'umwaka, intego yacu itangira mu kwezi kwa karindwi. Urumva ko turi hagati mu mwaka. Twari turi rero kureba aho ubuhinzi bugeze, tureba imbuto z'indobanure aho tugeze ziva mu mahanga aho zituburirwa mu bihugu bya Israel, tureba aho kwirinda icyorezo cya COVID bigeze, kugira ngo nimureba mukaranganya amaso mu muryango wacu murasanga ko hari icyo Imana yakoze, kandi usibye no kubibabwira kugira ngo umukozi w'Imana Pasiteri bamubonye yashimye Imana aho igejeje ikora. Tukaba rero tunejejwe rwose no kubabwira ngo muze dufatanye iki gitaramo. Urakoze cyane nyakubahwa Musamba mukuru, unteye kwibuka amagambo umwami wa Uganda witwa Kabaka yatumye kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa bamaze kwita Musheshambugu Tereze, bamaze kwita Rwagatara Karewo, yewe nawe ubwe Rudahigwa bamaze kumwita Lewo Pierre Charles. Urakoze kunyibutsa. Uti tubasanze mu mihigo ibijyanye n'ubuhinzi, ukurikije uko nabyumvise ntabwo ari imihigo mwihariye, ni iy'igihugu cyose kuko ndumva ari igihembwe cy'ihinga gishobora kuba ari icya kabiri. Ubundi ubusanzwe uku kwezi kwitwa Werurwe ariyo Werurugwe, ayabibwe mbere abatangiye kubagarwa, abahava izuba nyine ryitwa Werurwe, bayabagara ameze nk'ashaka kumuna, asa n'ayarabye ivumbi ritumuka, ariko ndabona imvura yarabaye nk'iyaguye mbere. Cyakora nyine ni Werurugwe kugira ngo Mata ishobore kubaho. Ndagira ngo rero nsabe umuhereza ufata urwo rukano. Nyakubahwa Musangwa mukuru, nshuti kandi muvandimwe, niko bigenda. Tubasanze mu gitaramo cyangwa se tubasanze mu rubanza ukurikije uko Abanyarwanda babyita. Ntawe ugenda rero mu rubanza ngo agende inkokora zitareba imbere. Niko bigenda. Icyo gitaramo cyangwa urwo rubanza rukwiye intwererano. Ngira ngo iki gitaramo basanzemo nimubyemera abagiriraho umugisha, munyemerere kuza kukigiramo ijambo. Murakoze cyane ko murakoze cyane. Mbere yo kugenda mbonye mutaraka neza bwana cyangwa ntawe utakwemerera kongera kuza kubona umwanya kugira ngo mutwereke ibyo tubonye mu kanya. ko ngukeje ku Mana y'u Rwanda ntiwaramutse. Murakoze cyane. Munshimire ngango umuryango nanjye biranezeza kandi
karame rwose ushyitse kwicara ugatuza ntacyo bitwaye. ni byiza uze kwirinda kunyigisha umuco w'abarundi kuko abarundi bararyicarira abanyarwanda bakarihagurukira. ndavuga kera umuco ukicaye ku muce, uretse ubu ngubu bagenda bicaza umuco ku muco. ntabwo ndakomanya imbari nka nyina w'ihene, kandi ntabwo ndaca umuruyonga, kandi niko bisanzwe mu muco nyarwanda, ntabwo biza guhinduka impagarara. uranyemerera nanjye tugiye kugenda rero, turanyuzwe kandi bitari manuma. kuva dutangiye kuvunya ihobe, mwatuvunya ihobe kuva ku bikingi by'amarembo, nani kuva mu muharuro twogoga imbuga twegera ibikingi by'amarembo, mukomeza kutuvunya ihobe mutuzimana kugera ahangaha mu byimbo. kutabishimira byaba ari ukuba gito, kandi ngo umutima utanyurwa niwo unywa itabi. Abantu mushimire, twese dushimire icyo gikorwa, namwe mushime kuko mwakire mubyumvishije. tubashimiye rero ukuntu mutwakiranye ubwuzu, urugwiro, urugando ndetse n'urugunga. nk'uko bigenda rero mu muco wa kinyarwanda, abo bose twagendanye bari bakwiye guhagarara bakavuga, ariko ntidushobora kuvugira rimwe nk'amasandi. harimo n'abandi bajya batumwa, ariko uyu munsi nijya uramukiwe, kandi uramukiwe aracunda, niko bigenda. nk'uko rero mu muco wa kinyarwanda bigenda, ntabwo nje guhigika ibyo wavuze mbasanzemo. nabifashe nko gutera ubuse bya gipfura, nabifashe nk'iriburiro, nabifashe nk'icyo abize bita introduction cyangwa introduction. abaziranye bagura ku manywa bwije hagura ibisambo, kandi abakira n'abaziranye berekana utwobo n'utweseko. ntabwo rero nza kwiraza i Nyanza ngo nyure Kibungo. urabizi ko ariko mu muco nyarwanda bigenda. amambere umuryango wa Sekamegeri Damascene wohereje intumwa mu muryango ubereye ku isonga wa Gahunga Silvestre. izo ntumwa zagenzwaga no gusaba irembo ry'umuco, irembo ry'umukobwa, irembo rimwe ryinjira inkwano rigasohoka abageni. baratubwira bati, batubwiye ngo hari irembo ry'umuheto, hari irembo ry'inyambo, hari iry'ingaju, hari iry'inkuku, hari irya nyirabukwe, nako hari irya nyir'urugo. noneho ngo muraganira, barababwira bati, irembo badutumye gusaba ntabwo ari iry'umuheto, ntabwo ari iry'ingaju, si iry'inyambo, si n'iry'inkuku za zindi nka zikomokwaho, ni irembo ry'umukobwa. tubagiriraho umugisha. irembo muraribemerera, muraribaha, bararyakira, bararifata bya gipfura, bararikomeza. ngo murababwira muti, ariko mugende mutubwirire ababatumye ko mukwiye kuzakimirana vuba mukagaruka mutarambitse, ngo hazavugwe ya mvugo ya ba Sendataze n'andi nkayo. ibyo rero uyu munsi twahanye umurambi muduhetera igarama, kumvikana ko uyu munsi umuryango mugari wa Sekamegeri Damascene n'inshuti zawo uyu munsi tuzabagenderera. twaje rero tubaganye dushize impumu, mutwambarira impumbya, mwivuge mu ruhikobe. murakoze cyane. umuryango wa Gahunga, izo ntumwa zarahageze, turazakira. tumaze kuzakira, zasanze rwose
turi mu bihe nk'ibi ngibi baza batubwira ko bifuza gufata irembo tubabwira ko mu muco wa kinyarwanda irembo rihora ryuguruye rihari, ariko bitewe n'uko icyo gihe twari turi mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo gitambutse hanze aha, ntabwo twabashije kunoza iyo gahunda ugejejeho nk'umuryango, ntabwo twabashije kuyinoza. Biramutse rero mwabonye ari ngombwa ko yasubukurwa tukayinoza, nabyo ubwo ngubwo twabaha umwanya, ariko bitewe n'ibyo twari turimo icyo gihe ntabwo twabashije kunoza iyo gahunda mutugejejeho. Urakoze cyane. Uru Rwanda rwazobereye mu guhangana n'ibyorezo, habayeho za muryamo, habayeho ubushita bwa gihome, habayeho n'inzara, za gakwege, za rumanura, za gasekuru, za ruzagayura. Ibyo byorezo byose byaciye mu Rwanda kandi u Rwanda rwarabirwanyije rurabihashya. N'ikimenyimenyi iyo korona nayo yagiye mu ifuni iheze, ukurikije aho bigeze genda abona amarenga yabyo. Nyakubahwa Musangwa mukuru, ye ntabwo nza kuba nka ya nanga yabigira nkana, sindi urabuca i Nyanza nubwo ari iwacu ngo ntiraze nca Ikibungo. Uti basanze hari ibyo duhugiyemo, hanyuma ntitwabasha kunoza iyo gahunda neza, ko muri imfura tukaba izindi. Baje bababeshyera ko mwatwemereye irembo kandi nta byabaye. Ubu ushatse kumbwira ko ntawe uvugira ku ntwererano? Ntabwo mbiyobewe, ndabizi kwari ukugira ngo banze ntera ubuse bya gipfura bwe n'umukobwa ntawe uganira, ntawe uvugira ku ntwererano. Niko bigenda. Sinakubwiye ko abakirana baziranye berekana twabona twese ko ngaho rwose ndakuzi bihagije, kandi sinabwo turi tubya muri inkunguzi, nta nubwo naguhinda ubukure. Ariko kuko abasangira baziranye bajya akira inzoga yo gusaba ijambo. Akira kugira ngo usanzwe urihabwa muri uyu muryango, ariko ndayakira ntabwo nyari washakaga witsubirayo, gahunda bayikoreho. Ariko ndagira ikindi mvuga, ari uko tumaze kumva iyi nyengo. Nabona inyuma ni naryo riri imbere, ikangaje nk'uko njye nawe twizera. Ngaho yibanze yaragushitse ngo yibanze, ndetse atayibanza si we ituwe. oya, ariko ahubwo yisobongere. nayisomera batubwije ukuri ni muhitana agenda imbere yo gusigarana umubyeyi. Ahubwo yisobongere, burya hasogongera umwikorezi, ariko none se ndayisogongera ntayikoreye. yibanze kumura nta munaniro urimo, ariko kubera ko tuziranye n'iyibanza ishobora kunyura we ibanze, cyangwa ufite ikibazo cy'uko hari ikindi kirimo.
Pasiteri yasedese ingwa papa ingwa rwose. Yenda rya jambo warikomeza urakoze cyane. tubwire umwenzi akomeze urutoki kandi ubutanda bw'iwacu burava iwacu ariko bwo murabyumva. Nyakubahwa musangwa mukuru, inshuti kandi muvandimwe, yego ntuteze amatwi. warunteye impungenge ariko none urazimaze. Arigize ngo barababeshyeye, none ubwo batababeshyeye ukaba ushyikirije uruvugiro, nyemerera njye mbere. Nta kundi rero niko bigenda. Iryo rembo iyo ryasabwe rigatangwa, rikakirwa, rigafatwa kandi rigakomezwa bya gipfura, icyo kizakurikiraho ni ugukimirana, kandi abantu bagakimirana bashaka kurasa intego no guhamya indinda. Uyu munsi rero nk'intumwa za Sekamegeri Damascene turagenzwa no kubasaba ko mwaturema amaboko mukadukomeza amavi. Umusore ageze mu bigero, arashaka kugera mu ngo z'imigero, mu nzu z'imihino, aba bagore b'inzobe b'iminwa y'inziga. Tukaba rero tugenzwa no kubasaba umugeni witwa Clementina Irakarama. Ntabwo rero ntibwizimbe mu magambo, icyo nicyo cyatumye tuza niyo nka, ntihagire usigara mu bagenwe muri iyi sibo ikwiye yiganje n'iyawe. Turagezwa no kubasaba umugeni, umuryango wacu washimye mu muryango wanyu, tumusabira umusore ugeze mu bigero, Habineza Janvier Shafi. Murakoze. Musaza Ngango uvuze neza rwose. Nasabaga umuryango wacu ngo tukongera amashyi tugushimire. Nibyo koko intumwa barazibonye, zije zitugezaho icyifuzo cyo kudusaba umugeni, cyo gufata irembo ry'umugeni, umukobwa witwa Clementina. Ntabwo twavuga ngo ntawe uhari, kuko icyo gihe ikitwicaje hano ni uko icyo gihe yari ahari. Ariyo mpamvu tutavuga ngo ntawe uhari, cyangwa tuvuge ngo nk'ababane ngo yagiye mu mashuri, yagiye mu kibikira. Oya, arahari. Ariko kuba hari, icyo gihe umuryango ntabwo twari duteranye tungana dutya. Icyo gihe ba nyirasenge ntabwo bari babashije kuboneka bitewe n'imyaka bafite, ndetse hari n'abandi bakuru mu muryango bumvise bibanyura mu matwi. Ariko uyu munsi nk'uko wari umunsi w'imihigo, baje. Kamanze mbaze babiri muri bo batubwire iri bari ku mutima nawe muhari, kuko
muryango ntabwo icyemezo ari icy'umuntu umwe cyangwa se babiri batatu. Reka tubanze munyemereye tubanze twumve n'icyifuzo cya ba nyirasenge. Mwanyemereye ngambo? none se ko muri iwanyu kandi iyo urubanza rugombye abakuru zemera inganzo ingongo kandi nyirinkota akaba ari uyifasha akarumyo, urumva natera imigeri ku mihunda Rwose cyane. abakuru nimwe bo mu itorero mwarambwiye ngo njye mbanza numvira umwuka mbone gufata icyemezo. Uwo mwuka rero tugenda n'umuco nyarwanda, umutima wacu ukuzura umucondo ugatuma namwe mutubyara mudafata ibyemezo nk'iby'ubutsi nka zandi zivuga ko nyamara nabuhaye. Niyo mpamvu ngusabiye amashyi utajya mu mashyi ngusabiye kwenda ugeze kungurira fanta n'abaye uwa mbere, nicyo nebuvugiye. Ahubwo se ba nyirasenge nabonye barari inyuma basi wabona banyirarume ntawagutera ibuye yaduha umwanya wa nyirasenge. Bareba abasaza ndabizi, abasaza buriya iyo bari hariya mu kanya ngangageze guterura ijambo binyibutsa cyari igihe amahundo yahita ku butaka, ibinyamisogwe duhora tunaboneka yari yaje ariko urugamba rwabaye. Nanjye urahangandagira ngo abasaza bari imbere bataza kugera. Reka ntabwo nyuranye na mukuru wanjye. Ibyo uriya muryango uvuga ni ukuri kandi ibyo usaba bifite ishingiro, n'uwo basaba akaba ahari. Njye nkumva ku bwanjye rero, ubwanjye umwe mu bagize umuryango nk'uko twabahaye karibu, ni karibu mu muryango. Murakoze. Clementina koko turamufite ni umwana wacu kandi nka ba nyirasenge twamutoje umuco, tumutoza umuco abasha kujya aganira n'ababyeyi. Rero Clementina yigeze kumbwira amagambo meza, arambwira ngo imvura yigeze kuba ngo anyuze iwabo wa Shafi, baramwakira baramwugamisha baramufubika arongera arasusuruka. Clementina rero ntabwo twamwimi wa Shafi. Uriya muryango ni abantu beza, abantu babona umwana ava ku ishuri bakamwugamisha. Rero ntabwo twakanga kubaha umugeni. ngambo we Karame, birashoboka ko hari niba nta ntumwa zindi cyangwa se akaba ari izindi ntumwa wohereje imbere yawe zikaba zaraje zikanyura ku mugabo uri hariya uri ku rurembo, ariko ndumva murumuna wanjye icyo yavuze na nyirasenge twacyongera ku mbano dufitanye tukakwemera ugasaba umugeni. kubera inka nyinshi hiswe Kicukiro, hakurya hari Samuduha, ariko twarahimutse tujya gutura mu Bunyambiriri Bucura mu Bufundu, bituma ayo mateka agenda ahinduka, naho yagenda agaruka burya ntabwo kwigiza ko hakaba Niboye. niko byajyaga bigenda. Uzi impamvu bahise Niboye? Hari inka nyinshi ha Kicukiro, noneho zigashoka hariya hepfo hari amariba yamakira aho bita Kajeki, noneho zikagenda zona cyane, noneho bakagirana amatiku bakajya kuregera umwami akababwira ngo Niboye. None nyirasenge ati ntabwo twabima umugeni, ariko Kanamugira ati banza waranyuze kuri uriya mugabo, banza byaragenze gute. Noneho Samuduha ajya kwitwa Samuduha, se ngo yaramubahaga Samuduha, nyirasenge yanga, nyirasenge amuduha se wabo yanga, yitwa Samuduha hatyo. Ariko ngira ngo Kanamugire we si uko, iki gihugu kigendera ku mategeko, mu mari impungenge hari polisi, hakaba RIB, Rwanda Bureau Investigation. Ntabwo rero iryo kosa najya kurikora ryo gutanga ruswa cyangwa ibitujire cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko uyu muco urihagije. Nyemerera rero. Urakoze cyane, nanjye nakubwiye nti nkurikije igitekerezo cya nyirasenge akurikiza igitekerezo cya murumuna wanjye,
umugeni arahari, saba umugeni. reka ntambuke nyuma y'intindakirari, noneho nguture inzoga yo gusaba umugeni. Twabasabye umugeni, umuryango ubiganiraho, murumuna wawe ati nta mpamvu tutabaho umugeni. Nyirasenge nawe ati nta mpamvu Clementine tutamubaha. Ikimpagurukije rero si ukumusaba bwa kabiri, ahubwo mpagurukijwe no gushimira umuryango mu izina rya ba nyirasenge. Ariko sinshobora kugerayo kuko aho sinemerewe kuhagera. Wowe ushobora kutugendera ukatugererayo, dushimiye umuryango, ariko ba nyirasenge nibo bayakira. Murakoze cyane. Yamaze kuvuga ko bamutanze, nta zindi kurutuba zibinyuramo zo gusaba umugeni, ahubwo dutegereje ko bamuduha, hanyuma bakadukosha tukabakwera. Umugeni arahari, umugeni arahari, umukobwa Jana. Nkumva rero ngaho umwanya twawuguhaye. Umugeni arahari, ni mukobwa Jana, ibyo ndabyumva. None se muramutwemereye hanyuma ngo mudukoshe tubakwere? Ntabwo nza kukoza bya bindi bya gitindi ngo se muracanira tubakwere cyangwa turacanira mudukoshe. Uzi ko ibicaniro by'iwanyu bitazima niyo bisinzire birakangurwa, kandi n'iwacu nuko. Ariko nkeneye ko werura mukatwemerera umugeni mweruye, hanyuma mukadukosha tukabakwera tukikwije indekwe ndende. Nanjye nicyo navuze, umugeni arahari, ariko ntabwo tubakwera. Muramutwemereye? Kuba hari ni kimwe, no kumutwemerera ni ikindi. Icyo ntegereje ni uko mumutwemerera, hasigaye nkarasine yo ngahamye indinda. Twabemereye umugeni, ariko ntitubakwera. Soko sari iki? Ati tubemereye umugeni, ariko ntitubemereye impano. Kurya aho kurata inkongoro waratuwa yareze, agatsinda ntabwo uruhanga rwanjye rusa n'urwasomeje amazi umushogoro. Reka tugushyikirize impano za mbere. Iyi rero ni cyozi cyongera inka igenda imbere y'inkwano. Yakire. Kuri igisimba, igisimba ni icya bwoko ki? Ariko ntukigize nka na nkota z'umuco. Urabizi isaha y'Abanyarwanda niyo Ni inkoko. kera hataza amasaha ya kizungu. Urabizi yarabikaga abantu bakamenya aho amasaha ageze. Ni imbogo ikaba ruyumbu, yazanye mama itwara amasenge, none ije gutwara na Clementine. Yakire. Murakoze cyane. Komanda wese akomanda ukwe uko bigenda mu bikorwa uko. Ntabwo ari nka bya bintu ujya wumva bahinduranya amazina. Iyi ni imfashamwahizi, kuko izubu ntizikirishira ku gasozi kwa kundi zamagiraga. Nubwo iyo yanze aho yemereye kuyiragirira aho yamagiriye, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikiri mu Rwanda. Iyi ni imfashamwahizi. Iyo ubwatsi bumaze kugira igihe cyo gusarurwa ngo zigurishirize mu biraro, iyi ni imfashamwahizi. Akira. Murakoze cyane. Ukurikije aho iterambere rigeze rero, iyo ubushyo bwiyongereye n'ibibumbiro birabumbirwa ahava, kubera ko nyine ubushyo bwiyongereye n'ibibumbiro bigomba kubumbirwa. Akira. N'ikibumbiro. Ntabwo ibibumbiro by'iki gihe bitandukanye n'iby'icyo gihe utekereje ukankebuka, kuko niho igihe kigeze. Kandi muri iki gihe tujyana n'ibiri kuri tere. Kuri tere ni uko nguko hameze. Hanyuma udahira uhereza uriya, umwe ajya guhinduka akajya hejuru yabyo, hanyuma ugira hariya. Uyu ni umwanya w'abatahira bakuru. Hari igihe bavuga ngo niba ku nyanja haba iki, cyangwa ku musenyi hari iki.
wahuye ubuhe mugenzi wanjye nawe uyu bw'inka ziwacu zikunda amashyishi n'umuriro wakoze cyane. ndizera ko sibaje kumbaza ikibazo kimwe kandi nacyo nizeye kugisubiza, kandi nukimbaza uyitegure ko nanjye nza kukubaza ikindi kimwe. icyo nicyo nari ntegereje. Oya, ntabwo ari kubaza mbere, niwo wumbaza mbere. none se ko wumva ndi bukikubaze wakinshubije kandi ntakikubaza. Urabizi ntabwo kamika muntu ni umutima we, icyo ntekereza uri bumbaze yenda wasanga atari kuri bumbaze, ariko ijana ku ijana icyo utekereje nicyo nshaka kumusubiza. njye gushuje utarambaza banyita indondogozi. Mbogo, Kibumbiro, abibonye, ariko si cyo ngicyo wumvaga ndi bukubaze wagikomerejeho ukagisubiza. Tubashimire, mureke tubashimire, urakoze cyane. Rero umubyeyi buriya tugomba kwitagira mugara nayo yahageze nayibonye. Iwabo babyita inkwano za mbere ariko numva bigana n'ubundi mu muco wahahoze. Ese buriya kirazana urabizi ko atakwikosha, aragira ngo muterure ijambo ryo gukosha. Noneho nyuma muze kumubaza ikindi, urabona ko ku mugani we nabo bagendanye abenshi baracyari bato. Amukoshe ngo tubwiye amagambo meza, ntazi n'inkwano za mbere turazibonye kandi turazishimye. ngira ngo umusangwa mukuru yigeze kuvuga ko umukobwa wacu ari mukobwa jana. ubwo nyiramatwi yumve. Ayo mazina rero, iryo zina rihuriyeho n'abanyarwandakazi bose batarashaka, ni ba mukobwa jana, ni ba mutumwinka, ni ba bazizane, ariko tobora umwoshe gukwe. ubwo natoboye rwose ibyo ngibyo nabyumvise ko ari mukobwa jana, akaba mutumwinka, akaba bazizane, ariko tobora uzihitemo. dushakire rwose amashashi meza 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 nyira akwiriye Nyirakarama Clementine. Inka ni indamutsa, kandi inka mbe ni 8, hakaba n'amashashi araye imfizi mu muraro ni 8, ikaba iminani yombi ikwiye gukobwa Nyirakarama Clementine. Urwuri rwacu n'urwanyu urabizi ziregeranye, kandi ntabwo twabakwera inturukure muri impunguzi nk'uko mudahabwa itubye. Mugende muzihitemo iyo minani yombi. Ariko kandi hari amakuru nabakubwira ko ishyo ririmo kubyiga imyugariro, uze kumenya ko ari iyo minani yombi. Hanyuma nimara gushimwa abaseture zijye mu zindi. Murakoze. Ngango bakumira amashyi, urakoze cyane kuko umuntu kuko umugabo agenda uko ari, waje wikwije. Batahira bavuye batubwira ko umunani ufunze uhari, zirahari ziri hepfo mu rwuri. Ariko nk'uko nakubonye Ngango, nakomeje kwibaza, vuze Shafi ninde uwo Shafi usabira umugeni Clementine, ko byaba byiza aje akaramutsa umuryango. Byaba byiza niba atari wowe wisaba, ariko ntabwo ari wowe, kimwe nuko nanjye ataba ari jye, uko mbona dusa naho turi mu kigero kimwe. Wanyemerera uwo musore umuryango usabira? Nabonye mushyira amasengesho imbere, kandi abasenga bijyana no kwizera, kuko
ibyo utatinyuka sinabitinyuka. Ngira ngo ntabwo twagendanye kuko mu ruhame nk'uru nguru hari ibyo baba batemerewe kubonekamo cyangwa kumva, ariko nasize mbabwiye ko nibamara gutunganya imirimo bakoraga baza gukaraba bakisiga bakambara bakaza guhagarara ku gasozi gasumba utundi, hanyuma baza kumva ijwi rivuga ngo bongere intambwe bakabasha. Ndagira ngo rero amatwi ansubiye ko bahageze. Shafiri hari tikanga imyata umusore wanze guhera mu bwigunge Indera siri muri iki gihe biragoye, ariko nta kundi. Burya n'umukwe n'umwana, nubwo bakwemereye umugeni ubaye umwana mu muryango, ntabwo bazongera guteranya ngira ngo batakubwiye, kandi bakeneye uwo gutuma nawe bazagutuma. Tambuka rero ubasuhuze bakuramutse, kuko bataragira kure bakuramutswa n'abakwe, kandi ubanzirizwe n'abariya bagenzi bawe bashinzwe guca isibo bagukorera. Murambura ibiganza byombi mu wowe rero minega icyahindura amaboko atsika urugamba. Shafiri uraho neza, uraho cyane ngango. Urabona ko ageze mu bigero, ariko naramukanye na muramubona we yumve ko akwiye mushaka. sura ndakubwira sura ndakubwira bayuretse yahara kubwira ariko kubera amashyirungu kandi kinanye yibohereza muri Kongo iyo mujyo kurwanya imitwe y'ibibazo yakundi baye gusubize Shafi uko bakureba bose bohereza bagomba kujya. Yo
nyakubahwa, ndagira ngo uraranganya amaso hano urebe abantu bicaye hariya, wongere uhindukire urebe n'ahari hakurya. Urakoze cyane Clementine. Rero umukobwa wacu dukunda, tuzahora dukunda. Ubu iyi mbaga iri hano kubera icyemezo umuryango wacu wafashe ukimara kwakira icyifuzo cy'umuryango umusaza witwa Ngoga yagejejejweho n'umusore witwa Shafi. Ubwo rero nyuma y'ibiganiro byinshi, nyuma yo gushima, nyuma yo kubemerera ko Clementine ahari, nyuma y'uko hari n'andi masezerano imiryango yose yagiye igirana kandi agasozwa neza, umuryango wacu wakiriye cyangwa se wakiriye ibisabwa byose kugira ngo tugutange. Mbese iyo nkuru hari icyo waba uyiziho? Urakoze cyane, bakumbera amashyi. Ngaho banyemerera aho umwotso ahabaryaga mukegera hino. Clementine, gusa icyo nzi cyo ni uko Clementine mwadusabye ari nguyu. Clementine yegera hino. Bravo Clementine, uretse no kuba umukazana gusa rero ndi umubyeyi nguhaye imbuto n'imbuzo. Mashyi menshi cyane bashimiye iyo mvugo. Kandi ntibagutanze hatangwa umugome ngo yitwe atangwa n'umwami. Buri ngabwa tuzagukamira igishywa, barakuduhaye kugira ngo uze guhagararira umuryango wanyu mu muryango wacu. Ibyo kuhagararira neza nibo bireba sijye, ariko kandi nta nyuma namwe mwashinze ibirindira aho ngaho muramuwanya aze kubamenyera simbo y'imibavu, hari namara kuyibamenyera usubire mu nyana. MC cyangwa nanjye ntabwo nza kukugira inama, ariko uri umunyabwenge. Bigiye byenda bigiye byenda aravuga ati urakoze cyane, nkwemera amadolari 100. Urakoze, nkwemera amapawundi 100. Amashyi menshi n'inkono ye, ntabebe y'amafaranga ariko nishimwe cyane. Amashyi menshi n'inkono. Ndagukunda gikundo, ndagukunda icyo umutima wanjye utera usanga, ndagukunda bwiza bwanjye budacira, ndagukunda agatuza keza, ndagukunda umugongo so kuvuga, ndagukunda uruhanga rw'ejo. Amashyi n'inkono bakoze cyane nuko
impano. Shafi turakorana, dukoranye imyaka myinshi, yatubereye inshuti birenga ubushuti, aba umuvandimwe wacu. Ntago tujya tubona ukuntu tumuvuga, atugira inama buri munsi. Rero uyu munsi twifuje kumushimira, agira urugo ruhire, turamukunda. Amagarariye groupe yitwa The One Family, ni umuryango mugari ubana na Shafi mu buzima bwa buri munsi. Shafi bamwe bawushinze cyangwa batumye ubaho, ntabwo bose babashije kuboneka kuri impamvu zitandukanye, gusa banumye ngo babwire ngo urugo rwiza ruhire, babifurije cyane hero. Murakoze. ntabwo wasigaranye impano kugira natwe twishimiye kuba duhagaze hano nk'abantu dukorana na Clementine. Baserukiye benshi, hari gahunda nyinshi, ariko natwe Clementine atubanira neza mwiteza dukoreramo. Niyo mpamvu uyu munsi twamugeneye iyi mpano mubona, kandi tumwifuriza hamwe n'umukunzi we gukomeza kugira urugo ruhire, babone imigisha yose. Murakoze. Turi itsinda ry'abantu bakorana na Shafi, ariko dukorera muri zone ya Nyabugogo. Tumaze imyaka myinshi dukorana nawe, kandi twabonye ari umugabo mwiza wo kubahwa no gushimirwa. Kuri uyu munsi rero w'ibirori bye, twishimiye kumuha impano kugira ngo amenye ko dufitiye ibyishimo urugo rwe n'uyu munsi mukuru Imana imushyikijeho. Mwana wa mama na data, turakwishimiye, kandi abo mukorana Nyabugogo bakwifurije umugisha w'Imana n'urugo rushya ruhire, Imana izakurinda. Clementine ati arasante mukunzi wanjye. Mbere ya byose Clementine babibwiye muze kwibutsa mufate ku rutugu n'ukuboko. Yego amashyi muri tubashimira. Yego ariko Shafi aseka neza mana yanjye. Yewe mujyambere utayiza muri sport twari kujya dutwara ibikombe buri munsi. Muguru tumenega icyahindura igisore cyiza nakunze mwongere Clementine. Ndagukunda gikobwa cyiza nakunze, nawe ndagukunda gisore cyiza, mwongere kugira gatatu mwongere. Kandi nzaguha iby'Imana byose yambaye n'amafaranga ndi muri konti nzayaguha. Burya abagore muri minsi bafite amafaranga kurusha njyewe. Karuma kanjye keza kuri mututuru utari mukobwa w'iminwa y'inziga. Nguhaye icyo kunywa uyu munsi igihe nzakugeza iwacu, nzaguha ibirenze. Mwongere. Nimusekesha burya abakunda niyo basetse bituma n'amafaranga yiyongera mu mufuka. Ariko mutishimye burya umuvumo urabatera. Niko bigenda. Utishimye ndabizi abagabo mugira icyaka, ariko natwe dusigaye tukigera nta nyongera tujye kwicara mukunzi wawe. Cyane nzagukunda. Tamenda warahiye mwabagabo. Umunana yanga musheni wandaruhutse ya rusengo rusa na se ku maso rwa gisusurutsa nzagutura guverinoma. Mukuye umurambi muremure cyane, iyo bayijyanye mu Kinyaga kuyigurisha amafaranga wayigereka 4,500. Maze umusore w'igikwerere Shafi atungutse ati nge nkayigereka 4,500
Kigoma akagari ka Gasoro aho niho nkomoka ndabarahiye mwabagabo mwe bene nyandinyagerwa nigandira ganda bakayiganduza ibuye kandi ngiye ngo nisaki isemburwa n'induru yishe umuntu mwisa amazi mureminje mu mutima utaka ariyo bahamba atita senya mu Rwanda mirindi mu mbabazi abahisi mubyeyi mwiza rero uraza kunyemerera maze uze kwigira ejuru maze ngushyikirize iyi mpuyo nkundire mubyeyi wigira ejuru mushyikirize iyi mpuyo maze ujye uhora ugwiza amashyo mubyeyi murebe undi musore w'ibigango uruta kure cyane uriya Shafi mwagendanye maze uwo musore ni mumushima nk'umuryango maze muzarekeze mu muryango wo kwa data uwo musore umuryango nawe namushima nanjye data azaba nawe ushaka umugabo nibyo koko ayo mashyi muyongere tumushimire amenye gucunda no kwavura kandi ujye umenya imitavu na za nyina iyo zitaha n'ubundi aya ni amasaha yazo yo gutaha urakoze urakagira inka n'abana buzima ifuzo nabahaye bacyakiriye nababwiye ko nibabona umusore w'ibigango bakamushima uruta kure cyane uriya bazanye uyu munsi uwo musore n'umushima nanjye uzareka nkagira nkagenda uramera rero iyo ngo ni umugisha maze umena umugisha wa kibyeyi maze dawe nzi kwisubirira mu rwuri babaja n'abagaragu baraza kuza kurwaza ntabwo ndi buze kugenda mvunika urakoze urakabyara rero yegereza aha babagaragu baraza kurwaza murakoze murakagira
abo bangana. Kuri uno munsi rero w'agahebuzo kuri shafi n'uwo yakunze, twishimiye kugenera inka izagarurirwa abo bazungu. Nk'abanyamujyi rero mu murima yashirika itaha ubwo bazaza gukura ubwatsi nyuma. kandi muvandimwe, ariko nk'uko bivugwa umwana uzi ubwenge niwe ukora mu byicaro byiza, kandi twenda kuba nka za zindi zigatumwa irukiga, ndavuga zimwe zari ziyobowe na Turagara. Ikindi ni uko nzi ko iwanyu hararwa atari n'urukara rwa Senyamadari, dore izuba ryarenze kwigisha ukabaja ugatangiye gusa n'impungo. Ndabizi uri bumbwire ko mwashashe ibihuna, ariko ntabwo turi burari. Uko byagenda kose ayo twaje twitwaje akwiye gushingurwa iwanyu mu Ntagara, ukajya kuyavuga iwacu mu Rubega. Ndagira ngo rero nibigukundira uze kundenza imitwe y'inzuzi, nsige inzira amavuta mu nda y'inzovu. Ariko mbere y'uwo mwanya ndagira ngo nsabe wa mukobwa arebe mu rutsibo, hanyuma nkugane. Iyi nzoga nk'uko bayita mu bisango bitandukanye n'uko abanyamadini babivuga. Nabyanze hana kuko nkunda umuco kuruta ibindi byose, kuko ndi Umunyarwanda, tujye tuyiririmba ariko tube nabo mu bikorwa. Akiriye n'inzoga y'urubanza ngiye kukubwira, sindi kukubwira ukwezi, sindi kukubwira itariki, ariko ubwo yakiriye Nyagasani singizwe. Iyi ni inzoga yo gutebutsa. Nimubona mumaze kwitegura muzadutumaho tubwire ko mushaka kubirekera, natwe tuzabitegura, twinike amasaka, ibitoki bicirwe bitarwe,
babete bayigogore bayihindurire inunu ndetse bakoma umwari. Ibyo byazaba byiza mubidukoreye muri ya masaha ziba zirimo kuvuza ubukurazo. Ntabwo turenzayo rero baryoha subiwemo kandi abakiriye neza barongera. Turabashimiye mwakoze. Murakoze cyane. Gahunda gasaba umuryango abakozi turi hano ndetse abashyira kubashimira hamwe n'umuryango dukomeje kubashimira, ariko nk'uko uvuze uti tugomba kunyarutsa kuko amasaha arimo aratugendana kandi ni inkuru nziza. Ntabwo ari byiza ko ubutumwa butinda mu nzira boshye intumwa itaratojwe. Ndagira ngo aka ni akabando kari bubazamure muri ya misozi ya Bwanacyambwe kugira ngo ruri imfura. Abana mwazanye b'abasore za nkumi kugira ngo batavuga batese papa twabashije kugendana ariko tubuze uko bimeze. Uyu mwana abaherekeze abageze mu muryango, noneho uzahere umuherekeke neza. Ubwo natugeza mu muryango tukagera niyo tugiye ntuze kugira impungenge. Nta kibazo gihari, nta kibazo dufite. Namara kutugeza bishoboka turagusezera bagaruke. Enda naze mwereka aho tunyura burya nta mubyeyi utengata kandi yarabyaye. Murakoze cyane. Nitumushima tuzanyura aho twageze kugira ngo tubone Clementine. Amasemese cyane nguyu. Hari umuririmbyi waririmbye kandi ibyo yaririmbye biri muri Bibiliya ngo Seigneur nous t'adorons, nous te glorifions. Ndagira ngo rero twese nk'abitsamuye dushimire Imana, tuyishimire ibyo twahozemo, tuyiragize n'ibiri imbere kandi tubikuye ku mutima kuko yahanitse ikirere iturinda nyirasenge w'ingari harya niko ujya umwita Mana ishobora byose, Mana ikomeye, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, nous te glorifions, nous t'adorons, Tata Nzambe na Rikoro. Uri Imana ishobora byose, isumba byose kandi ireba byose, omnipotent, omniscient, omniprésent. Muri aka kanya turagushimye, tugushimiye ko watugiriye neza, tugushimiye ko waturinze kuva mu gitondo kugeza aya magingo. Twabonye ubwoko kwawe, turabigushimiye. Ariko nubwo tugushimira, turi abana b'abantu twambaye imibiri, ari naho tutabaye shyashya nko ku bijyanye n'amasaha n'ibindi byose. Duciye bugufi kugira ngo aho wabona tudasa neza ngo tubonere amaraso ya Yesu atweze, adutunganye kandi ukomeze gutembesha imigisha mu buzima bwacu n'ubugingo bwacu. Uyu muryango watwakiriye tuwusabiye umugisha muri byose, bajye bagira ibyo batanga, bagire ibibatunga, bagire ibyo babika kandi bagire n'ibyo bagutura, bagire n'ibyo baha ababafunguje. Uru rugo rumaze kubakwa turushyize mu biganza byawe kugira ngo uzarubere nyambere muri byose, uzabahe gusangira byose no kubabarirana byose, kandi uzabahe kubana bakundana urukundo nyakuri. Abasore n'inkumi bari hano turabasabira kuzagira ibihe byiza mu buryo bunarenze ubu ngubu, kuko mukuru wabo na mushiki wabo babereye urugero. Buri wese wagize icyo akora kugira ngo ubukwe buzagende neza, iyo participation ye ntitakaza agaciro mu maso yawe, ahubwo ibitabo by'inzibutso byo mu ijuru bibungurwe byandikirwa imbere yawe mu mirimo tuzahemberwa n'uyu munsi uzabemo. Nuko rero bwakwira bugacya tukuvuze kuko uri uwo kuvugwa, ariko niko bigenda. Niwe wagennye ko umwe atura Kicukiro, undi agatura mu majyepfo, undi agatura mu majyaruguru n'ahandi hirya no hino,
tugiye kuva hano twese twerekeza buri wese aho akwiye kuba ari mu gihe akwiye kugerayo. Turakwinginze kugira ngo urinde intambwe z'ibirenge bya buri wese, ubwo buri wese umugezi iyo yaturutse amahoro, amashimwe yose uko tungana arahurira imbere yawe tugushima. Komeza rero kutugira neza, komeza kuturagira, komeza kutuyobora no kuturinda, imitima yacu ikomeze kuba muri wowe, maze amahoro utanga arutaye umuntu yamenya, ajya arindira imitima yacu n'ibyo twibwira byose muri Kristo Yesu umwami wacu. Amina. Amasi menshi dushima Imana.